Igendera ku itegeko rya 50%, 30% na 20%. Iri ni itegeko rigena imibereho yawe ya buri munsi n'ikoreshwa ry'ifaranga. 50% yakoresha mu buryo ukeneye kugira ngo ubeho, kurya, kwambara, gukodesha inzu, transport. Igihe ibyo wabirangije, 30% yakoresha mu byo wifuza igihe bibaye ngombwa. Aha ni igihe amahitamo meza. Ibi ni ibintu 10 ugomba gutangira gukora ubu ngubu niba ushaka kuzakira. Burya gutera imbere buke buke ukaba wagera ku bukire ntabwo ari ibintu byizana. Ababashije gukirigita ifaranga no kugera ku bukire hari byinshi usanga bahuriyeho. Aho twagerageje rero uko bashakira ibintu 10 wakwitaho niba ushaka kuzaba umukire koko. Ku mwanya wa mbere, wikorera mu gihombo urya ibirenze ibyo winjije. Iri ni itegeko rya mbere ukwiye kwitaho igihe ushaka koko kuzakira. Uko umuntu akorera amafaranga ni nako ibiyamara byongera. Ibanga ryo guta amafaranga mu buryo ugura ukemeza kandi ukihatira gutakaza make cyane kuyo winjije ni ibanga rikomeye, rikaba n'itegeko ugomba kugenderaho niba ushaka kuzakira koko. Ibi bivuze ko nta na rimwe ukwiye gukoresha amafaranga mu kwezi arenze winjiza mu kwezi. Iki kikaba n'ikibazo benshi bakunda kugwamo. Ku mwanya wa kabiri, itunguze amategeko mato yo kuzigama uko winjije amafaranga. Burya hari icyo dukwiye kwigira kuri leta z'ibihugu hafi ya byose ku isi. Imwe mu mpamvu rero zituma habaho ihindagurika ku mafaranga ava mu mufuka w'abaturage ajya mu isanduku ya leta nuko icyo umuturage aba yinjije kiba kiyongereye. Hari ubwo ukeka ko amafaranga wasabwe na leta bigutunguye ko utari buyabone ariko ukayihigaho mpaka uyabonye. Niba se leta igusabye amafaranga ukayihigaho ukayabona, gute utayihigaho ngo uyabika ahantu igihe uzahura n'ikibazo uzayitabaza? Ku mwanya wa gatatu, fungura konti kuri banke imwe utemereweho kubikuza uko wishakiye. Imwe yitwa konti bloke. Icyifuzo cyo kugura uko ubonye ibyo ari byo byose ufite amafaranga ni icyifuzo cya buri muntu wese. Igihe ufite amafaranga, kamere yawe gusaba kujya kugura ibintu rimwe na rimwe n'ibyo udakeneye ako kanya. Gufunguza konti ubitsa amafaranga udafiteho uburenganzira bwo kubikuza uko wishakiye, ubu ni uburyo bwiza. Uko bishoboye iyi konti wagakwiye kuyibitsaho cyangwa se kuyakaho uburenganzira bwo kubikuza nyuma y'igihe kirekire kigushobokeye. Iri naryo ni itegeko ugomba kwitaho niba ushaka kuzatangira gutunga amafaranga mu buzima bwawe. Ku mwanya wa kane, gira utuntu twinshi tukwinjiriza amafaranga niyo yaba ari makeya. Burya abatunzi ifaranga iyo uganiriye nabo bakubwira ko ifaranga kuritunga urikesha ikintu kimwe bigoye. Ubu ni uburyo rero ugiraho ukora ifaranga usanzwe wirirwa, ukanagira naho ukora ifaranga utahirirwa. Ibi bigufasha kuba wagira ikikurengera igihe ubukungu bwawe buhuye n'ikibazo. Muri rusange usanga ababashije kugera ku bukire baba bafite aho bakura ifaranga cyangwa se businesses zigera ku 8. Ibi bituma iyo uburiye iburyo ubonera ibumoso. Ku mwanya wa gatanu, buri gihe ry'ibyo ushoboye kwishyura, koresha uko ushoboye, wirinde gutungwa n'imyenda. Kuguzaguza bya hato na hato burya biri mu biheza umuntu mu bukene. Igihe ubona koko ugiye kugura, itegereze neza urebe neza niba icyo ushaka kugura ufite ubushobozi bwo kukishyura. Koresha uko ushoboye, icyo uguze cyose ube ubashije guhita ukishyura ako kanya nta kwikopesha. Ku mwanya wa gatandatu, iyemeze buri mezi 3 icyo uzaba wagezeho ku iterambere ryawe mu byerekeranye n'imitungo. Igihe cy'amezi 3 ni igihe wikurikiranira umunsi ku munsi, kirahagije ngo ugereranye icyo uzaba ugezeho. Iteganyirize neza, witegereze uburyo amafaranga azinjira. Teganya uti mu mezi 3 nzaba mbashije kwinjiza aya mafaranga, nzaba naraguze ibi ngibi, nzaba narazigamye ibi ngibi, kugira ngo iryo genamigambi bizagufasha kumenya niba hari icyo wagezeho muri aya mezi 3. Nusanga intego wihaye ukabona ntabwo uri kuzigeraho, uzamenye ngo uri gusubira inyuma. Ku mwanya wa 7, irinde gushora amafaranga yawe mu bintu ubonetse byose. Iri naryo ni itegeko ukwiye kugenderaho niba ushaka kuzakira. Aha niba icyo ubonye cyose bakubwira ko kirimo ifaranga,
igengesere mbere yo gushora amafaranga yawe, banza wige neza uko uzunguka n'ibibazo byabaho byatuma uyahomba nuko wabikemura mbere yo kwinjira muri utu business. Ku mwanya wa 8 anariho abantu bakunda kugwa, gendera ku itegeko rya 50, 30 na 20. Iri ni itegeko rigena imibereho yawe ya buri munsi n'ikoreshwa ry'ifaranga. 50% yakoreshe mu byo ukeneye kugira ngo ubeho: kurya, kwambara, gukodesha inzu, transport. Igihe ibyo wumva birangije, 30% yakoreshe mu byo wifuza byose. Igihe bibaye ngombwa, aha ni nk'igihe wifuza kuba wasohokana n'inshuti zawe, kuba watanga amafaranga mu bukuru gutwerera umuntu, n'ikindi wumva koko waba wifuza. 20% yazigame. Muri makeya, ibyo wakora byose wizigama amafaranga ari munsi ya 20% y'amafaranga winjije mu kwezi, uba uri gusatira inzira y'ubukene. Ku mwanya wa 9, agendana n'abantu bakurusha ubwenge mu mitekerereze y'amafaranga cyangwa se mu mikoreshereze y'amafaranga. Kubana n'abantu bazi gukorera ifaranga, bazi kuryitaho, badasesagura mbese banakurenzeho mu iterambere ni ingenzi. Kugira abo wigiraho abakubera urugero ni ingenzi niba ushaka kuzatunga ifaranga. Igihe ukikijwe n'abagufasha kutubahiriza amategeko yose twavuze, gutera imbere kwawe bizagorana. Jyewe nitwa Jet, iyi ni Jet KTTY TV, ndagukunda cyane. Jet KTTY TV, amahitamo meza.